Muraho neza nshuti zacu, ni Roseline ugarutse nanone kubatembereza. Nkomeje mbasuhuza n'abashimira urukundo na support muduha buri munsi ko dushyize ikiganiro murakireba mugashyira ibitekerezo byanyu bituma biduha imbaraga. Niyo mpamvu nanjye ntakicara mu rugo mpora mu muhanda nyine njya kubatembereza. Rero uyu munsi mbajyanye muri komine yindi yitwa Egersundi. Ni komine iri hirya gato y'izindi komine naberetse. Ni 1 hour drive, nuko hatwara isaha kugira ngo uhagere nyine uvuye muri komine yitwa Scenic. Ni isaha imwe. Noneho rero ngiye kubereka nyine ni komine itari nini cyane nk'izindi naberetse, ariko nyine buri komine igira ukuntu iteye n'ibyigenderaho nyine. Niyo mpamvu bavuga atereko na komine nini nzazibereka nkomeze, ariko ni ntoya muri zo nzajya ngenda nzibereka. Tugende rero twitemberere. Egersundi ni urugendo rw'isaha kuva Scenic tuhatemberane, kandi nizera ko muri buryoherwe na natire muri bubone, ndetse n'ibindi byinshi n'ibigende basobanurira mu nzira. Nitugera no muri centre byose muri buryoherwe. Tuze tujyane, murakoze. Sana tujye tugenda twiganira gake kabisa. Nta kibazo rwose. Jewe ndahari ku bwanyu mwese mbatembereza everyday, nta kuruhuka nta kuryama, nzabatembereza mpaka. Aha hantu hano hejuru hano ruguru hari parike y'ibikoko y'inyamaswa yo muri Norvège yitwa Komine. Ariko ntago ari kure cyane, gusa nyine abafana bacu bakomeje kudusaba ngo tuzabajyane no muri parike, kandi turi kubitegura rwose. Ntago ari kera, tuzareba umwanya uhari maze tubazane rwose. Tuzabikoraho rwose. Yego. Yenya mbona n'ubundi abafana bacu bajya batuganiriza ukabona biraryoshye. Tujye twibanira mutuganiriza munasharinga ibintu byacu dukora kugira ngo tutazagorana, tujye duhora dukora. Yego rwose, kandi turabashimira cyane. Njye mpora mbivuga cyane, kuko urebye courage mudutera iyo turi kumwe. Ni byiza cyane. Aha hantu tugeze bahita Orgor. Naho ni heza urebye. Ariko njye babona ahantu hose hano Norvège bisa, ariko abafana bacu bashobora kugenda batubwira ati oya aha hatandukanye na gutya na gutya, bimeze gutya na gutya. Gusa nyine nkuko nababwiye 1 hour drive uvuye muri komine ujya mu yindi, urumva ko nyine harimo itandukanyirizo byanze bikunze ntabwo ryabo. Urugendo rw'isaha ni rurerure cyane rwose. Nko mu bihugu bindi bimwe na bimwe bitoya nk'u Rwanda n'u Burundi ho isaha imwe waba ugeze ahantu kure cyane. Hano nuko aba ari ahantu hanini utamenya ibyaho. Hano naho ni hanini, gusa nanone mbona ukuntu abantu bahaboroganije ibintu byabo, amakomine bakayagabanyamo. Mbona rwose ntazi byari. Undi bagendeye ku kibavuga ngo iyi ni komine yitwa gutya, iyi ni yitwa gutya. So ahantu y'isaha imwe numvaga hose hakomeza akaba komine imwe. Isaha imwe ni kure. Isaha imwe ni kure kabisa, kandi isaha imwe uvuga ko hari igihe duca no mu mahighway twirukanka cyane. Isaha imwe ni essence station bashaka ndabona turi kuzibona zihari. Wabonye ko essence ihenze? Essence litiro ni 20 y'amakorona. Si kimwe no mu Rwanda. Ni hafi 2200 gutyo by'amanyarwanda. Ni nka 2500 ahubwo ubanze. Ibaze. Si kimwe se buri sinabonye nabo bamaze essence sigaye henze. Mu Rwanda nahera henze kabisa. Ambutiyaje nanone bantu mujya mutekereza ko hano i Burayi nabo bambutiyaje. Mwabibonye? Ambutiyaje ni danje. Nukuvuga ngo kugaruka iyo utarebye neza uragira. Urasura mu nzira. Hano hari ka view keza we. Amazi ya Norvège abantu bamaze kuyamenyera. Gutembera ni byiza kweri. Mwabantu ntabwo mushobora kumenya ukuntu ngewe kera nagiraga ubunebwe bwo gutembera kubi. Ariko kubera ko namenyereye gutemberana namwe, ubu ngubu kabisa byarakunze nsigaye ntembera. Dore isoko umuntu wicururiza utuntu twe hanze hari. Anshitse no modoka ni ino bisi ya kiriya kibisi ni sawa y'umuntu akicayemo abareba hose. Kiriya kibisi kijya Oslo. Kristiansand Oslo umujyi yose. Akure umuntu ugenda muri bisi nagira yarambiwe. Oya ivyo umuntu aba ari kwirebera kandi udatwaye nta stress zo kuvuga ngo uratwara urahura na polisi uragira gute urumva nta uraruhuka ahubwo nta stress umuntu agira.
biba ari hatari cyane kabisa. Umusozi ahantu hameze nk'ikarongi, ino misozi y'ahangaha kabisa niyo ku Kibuye neza neza. Yego guys, rero impamvu itumye mbajyana muri komine mu mujyi witwa Egersundi nuko ubushize nabivuzeho mu kiganiro na Sabe. Abantu baravuga ati aka ntago bibaho, ntago bose iryo zina ribaho ni iki. Ndabizi kuri amakarite menshi, amakomine menshi, amashuri menshi afite ku kantu ka Egersundi kuntu. So rero ntahangaha ntangiriye kuko ariho hafi mbereka, ariko hari n'ahandi yitwa Olesundi, hari n'ahandi yitwa Hagusundi, hari henshi cyane, Stamsundi, ni henshi zanjye ndambatembereza mbereka ibyapa byerekana ko kuko ariko hitwa abantu biraza kubatangaza koko. Nose abantu bahaje bashyashya b'Abanyarwanda uzi ko kugira ngo azabwire nk'umuntu w'Umunyarwanda ati nyohereza nk'ifu y'igikoma, aramubwira ati adresse ni iyihe, hagati avuga ati ewe ntuye muri Norvege ku muhanda witwa Statveien, ariko komine akanga kuyivuga neza ndati si ubwo ndabyohereza mvuga ko ari komine yihe koko ko bayibaza nayo ati babwire ko ari Izina nayirangize ibintu ngo birangize. Aba bafite isoni ariko ugenda ubimenyera rwose. Ubu ngubu dusigaye duhura ibintu byane hejuru ni ibitanga umuriro kwana n'imiyaga, ni Windcraft tanga umuriro n'imisozi yanga. Rero no mihanda hari ukuntu uyireba ukabona ni myiza pe, kubera n'ukuntu iba yitereye iri mu misozi. Imisozi yanga hose stili yegereye amazi, imisozi. Ariko abakunzi bacu ikintu cya mbere cyanshimishije nuko mwabikunze gazi nza nino idea. Naravuga se aha hantu nta kuntu twaje dusharinga, nivuga ngo nimba dutembera no tugashira stress, nta kuntu twabisharinga n'abandi nabo aho uri hose ukaba wakwirebera ikiganiro ati reka nshire stress nyine abantu bakajya birebera bakaruhuka cyane rwose, kandi baniyigiga nta bintu birimo. ni kugenda twiga tuganira. N'umuhanda hano ukuntu utangaje, ukuntu waraciye muri ino misozi no hejuru y'ano mazi turi gucaho, kandi ikaguma ari myiza. Abantu abakunzi banjye batumye niga gutwara imodoka kabisa. Rera urugendo rurerure mu modoka, ubundi ahantu najyaga kure ni ahantu ari iminota 15 waga ngiye ku kazi. Waratinyaga cyangwa wumva nagira ku bunebwe, ariko nanone gutwara imodoka uri wenyine bitera ubunebwe kabisa. Niyo mpamvu nyine mvuga nti iyo ndi kubatembereza ntago ngira ubunebwe, ntago ngira irungu, mba numva ndi kuganiriza abantu nyine ntago cyane rwose. cyane ko nanone nabo batuvugisha bakavuga tukabibona ko bahari. Ntabwo umuntu yagira ubunebwe rwose. Wagira ubunebwe bw'iki se? Nta bunebwe kabisa. Ubu twaramenyeranye, twabaye abashuti, twabaye famiye. Ubu ntabwo bakiri abafana, bahindutse inshuti, umuryango nyine famiye. Buri gihe bababwira intama hano ni boro ya danje. Intama ni inyama ihenze, iribwa cyane. Muri Norvege barya intama pe. Noneho ukuntu ziriya ntama ziba zishishe, noneho iyo uzibonye wagira ngo ni nk'ingurube, kuko ukuntu ari nini koko. Ziri mu misozi ku gasiporo kazo, zirebe hejuru hariya ku gasiporo kabisa. Izi nta binure kabisa ewana. Ziba zarakoze umwitozo z'ipfundiko. Niyo mpamvu kabisa no kuzizotsa kuzirya hano hazungu barya intama mana yanjye. Abanyarwanda niba ndebeye ino mihanda ukuntu iba imeze, ino misozi yose ahantu ubona ari ahantu heza kabisa. Ushobora no kwicara ubundi ukirebera bino bintu, nubwo tutanavuga bikakuryohera rwose cyane. Intama zubahwe. Umuntu ufite izi ntama nawe ari umuherwe. Kandi Abanyarwanda b'inshuti zanjye famiye yatemberana na Roseline, kubera iki mu Rwanda tutarya intama byagenze gute? Munsobanurira kuko ndabona inyama y'intama mu Rwanda, ahubwo ihene nizo kwa Mucoma hose ni ihene. Intama ariko barazirya kuko ndumva no muri cyane nko muri kariya karere ka Nyabihu uri kwerekeza i Rubavu, naho barazorora kabisa, nayo intama ziruzuye. Mu Rwanda ahantu nzingiye nagiye nabaye cyangwa bari bafite ibintu bijyanye n'amatungo ni kwa sogokuru wanjye, sibyo? Ariko ntago yeze yorora intama.
oya inama n'ubundi urumva inama mbona kenshi abantu bakunda kuzorora ahantu hakonje ukuntu ese mu Rwanda si afite klima iryoshye korora everything. Niyo mpamvu ngaho Nyabihu inama zirahari kubera ko Nyabihu harakonje. Nyabihu harakonjamo kabisa. Niho usanga naho nabonye inama ziba zihari kabisa. Nyine ngiye kwibaza buriya nko mu mahoteli akomeye yo mu Rwanda nta kuntu umuntu yavuga ati lamb steak umuntu akaba yakarisha n'uturayi. Ahubwo nuko abanyarwanda batazikunda ariko nge ziba zihari. Hano twarazimenyereye ziryoshye kubigara. Nanjye numvise ziryoshye. Babwije kuri muzagerageza intama. Umva uburyohe. Inyama y'abazungu iraryoshye kabisa. By'ihene gusa wapi. Ihene nta nubwo itetse iryoha ariko intama iraryoha wayokeje mu ifuru cyangwa inatetse. Numvise ari imisozi kandi ntibyibushye no mu mihanda ariko n'ubu ibigitangaje rwose. Noneho abantu bigeze kumbaza muri comment ngo aho ngaho se ngo haba akabenzi ngo barya hazi intama ku mwanya wa mbere agakurikiza akabenzi ku mwanya wa kabiri. Noneho hari akabenzi karyoshye cyane ariko abantu benshi hano nabonye bagakunda kokeje kabisa. Bega benzi yokeje nta n'indi nyama warya wowe. Oya hano muri Norvège barya ingurube cyane sinzi ukuntu nabisobanura pe. Umunsi mukuru wabo utarimo ingurube nta munsi mukuru burimo. So hari season zigera nko kuri Noheli. Kuri Noheli buri rugo rwose ukomanzeho ushobora gusanga bariye imbavu z'intama cyangwa se imbavu z'ingurube. Bari ikidari ibyo bintu nibyo biba biranga Noheli yose nyine mu ngo zose ukomanzeho 99% baba bari ibiryo bisa nyine ni tradition n'umuco. Urumva bose ubwo mwambwira gute akabenzi hano barakarya mana yanjye biteye ubwoba ariko ubu no mihanda mbonye hari akapa tunyuzeho mbona hariho agakoko. No mihanda yavuze ko ibirimo turiya dukoko nyine ubu biba bivuze ngo be careful gashobora kwambuka umuhanda nyine. Ako n'ubundi nakuna no mashyamba atabamo inyamaswa. Uzo no mashyamba barimo turiya dukoko gusa cyabamo n'ibindi bikoko bibyaryana. Reindeer tuno dukoko batwita reindeer. Hari noneho mu majyaruguru mu gice cy'abasamiski nitwo tubatunze n'ubuzima bwabo. Badukoresha nka transport bakaturya bakanywa amata yatwo bakanywa amaraso yatwo bakambara inkweto zivuye mu ruhu rwatwo donc ni ubuzima bwabo nyine. Ngo ano mashyamba ya Norvège habamo turiya dukoko gusa urebye cyangwa ntabwo dukoko gusa hari turiya dukoko turamoko menshi hari duhene twishyamba hari tumeni ariko nta nyamaswa ziryana zibamo kuko n'abakunda gukampinga buriya bakampinga nta nyamaswa z'inkazi ziryana zirimo nta nzoka zirimo nta ntare. Tuzabajyana muri parike niho biri. Ibikoko niho babishyize kabisa ariko nabyo ntabwo ari ibinoshwe nibyo bagiye bazana muri Norvège subahabura inzoka muri ibi bihuru. Nta nzoka irimo nta nzoka ntizigira. Numva bitangaje nta nzoka kabisa. Nta bintu by'inzoka by'intare by'ingwe oya n'ubushize nabajyanye mu gashyamba barambaza ngo nta nzoka ntazirimo ntacyo hano ntazihari kabisa. Ibitangaza kabisa sura bari ukubera icyo akwasanga wenda ari ukubera klima y'ahangaha ntawamenye. Simbizi wasanga zitaratembera ngo zigere inda ntawamenye. Kuko no mashyamba umugani mbona abantu bakunda gukampinga mukabona baragiye bariryamira kabisa bakiryamira rwose kandi ntiyagire ikibazo bagiriramo. Harimo inyamaswa ziryana baba barashize. Tubonye ahantu heza kabisa. Rega ahantu heza we. Ya misozi y'ahangaha y'amabuye gusa. Icyo kibaya cyo hasi aho. No hano hasi. Reba umuntu ari hano. Hano hantu. Ajya hantangaza kabisa ngewe sigiye kubeshya. Batuvuze iby'ikirere mpita nibuka ejo bundi utwana duto nabonye ukuntu badushyira hanze tukamenyera abantu. Utwana ukuntu batunyagiza. Utwana duto tungana gute? Utwana duto cyane ugabona nyine umubyeyi ari kumwe n'akana ke gato yari gukanyagiza mu mvura kugira ngo bigenda akagomba kumenyera nature y'ahangaha na klima y'ahangaha. Ubuzima bw'ahangaha kabisa. Niko bigenda rwose utwana duto kuva ku mwaka umwe. Narakubwiye ngo muri gardienne ujyana umwana wawe ukamusigayo wenda kurira yo muri Abanyafrika kuko amasaha yose bamarayo baba bari hanze haba hakonje haba ari mu ijoro baba bari hanze cyane
kugira ngo bamutoze nyine kuresista ubukonje buri hano. Bana twinaha nabonye aba ari udusirikare kabisa, batugira udusirikare tukiri utwana. Uko bigomba kugenda bakura nyine badatinya. Tumenya kwirwanaho. Bakura badatinya kabisa. Haba hakonje haba hashyushye ntago babatinya. Gusundi biki Norvege ahantu hanini hari ubwato, nanyeka ko ahantu hanini hadatuwe kabisa. Si imisozi gusa. Reba hose urana hari amazu uri kubona igihe twagendeye wabonye mazaka. Bagarare tubaze ikibanza uko kigura. Aha, aha ni hatari. Si igihe wagendeye hari amazu uri kubona. Ni imisozi kandi y'amabuye. Abo ubu neka ko batajya amabuye ubu ngubu arahenda. Kumbona kuyabona byoroshye. Ntabwo mbizi niba banayagura. Uriya barayagura. I don't know kabisa. Nabonye n'ubundi kubaka hano akenshi ubakisha ikintu gihenda hano ni intuzo inkwi zo gucana ziraduhenda we. Uduti ni twiza nukunda kubi tugaragara neza kabisa. Uduti se usibye ko tuzana fresheri ikindi tumaze n'icyo ariko natwo bakuraho ibiti byo kubakisha amazu. Ibiti bigaragara neza kabisa. Tuni two bubakisha kabisa. Akora no kubera iki nangaha amazu yabo bayubakisha imbaho. Kubera ubukonje. Inzu z'imbaho zishyuha vuba kurusha iz'amabeto. Uko nk'abantu benshi bajya bareba inzu zinari igihe bareba bakibika patarahagera bakahita bikanga babonye ari imbaho. Bakagira ngo wenda ziba ari fake cyangwa iki. Ziba ari nziza. Zari nziza zinakomeye byatari. Anya nabonye ziba zikomeye ahubwo ni gute hano ni ubwoko bw'ibiti bubakisha uko hano bubakisha ibiti inzu ikaramba kandi ari na etaje igerekeranye. Baba bisize imiti. Ahubwo gute kandi nabonye bishobora kuba binahenduka kuruta kubakisha amabeto n'ibiki. Nta kintu gihendutse kibina. Oya hano nta gihendutse ndi kuvuga nyine hano n'ubundi bishyuza bitewe n'umwanya n'ibiki byose ntago biba bihendutse ariko ndi kuvuga nko muri Afurika babikoresheje ko byaba bihendutse kuruta kuko kumena beto. Reba amasima umuntu akoresha amabuye ibiki byose kugura nyine ibikoresho ubwo nibyo ndi kuvuga. Kugura ibikoresho uguze imbaho gusa birahendutse kuruta kugura inuzi ari amabeto n'amabuye n'ibiki byose. Yego kabisa navuga n'umwanya bitwara. Urebye hari ukuntu nyine biba bitandukanye ariko simbizi ko ariko muri Kongo numvise amakuru ko muri Kongo bakisha imbaho. Muri Kongo hari amazu amwe namwe yubakishwa ariko mu Rwanda naho ni Rusizi naho hari amazu nabonye da. Ni Rusizi naho hari amazu nabonye y'imbaho foro. Ntago ndagera muri Kongo abanyekongo bari muri famiye yatemberana na Roseline ubwo baratubwira muri comment nimba koko bubakisha imbaho batubwira n'impamvu. Tumese mbyibuka noze hari amazu nabonye y'igoma hari y'imbaho kabisa ariko na Rusizi arimo. Rusizi icyangugu nyine wegera ubundi nabo kwa ko baturanye na Kongo nabonye hari amazu amwe namwe bafite kabisa y'imbaho. Nyine ubwo barahuye ubumenyi muri Kongo. Barahuye ubumenyi muri Kongo kabisa. Kazuba kangayo kaje karaza koko. Ariko nako nukugatereta ubu ngubu dusigaye ducunganwa n'izuba bafana mwe bakunzi mwe mwumve n'ukuri dusigaye twicara ducunga ngo turebe ko hari izuba twakora ikiganiro kigasa neza kikazabaryohera. Ubu mu minsi iri imbere tuzatubakorera ibiganiro babona umwijima gusa na neje byose bazabibona rwose bahumure. Nicyo cyatuzanye ni ukubereka byose uko byakabaye kabisa. Ukubereka ubuzima bwo ku isi ni Burayi hose abantu bakareba ukuntu n'ibindi bihugu biba biteye cyane rwose. Ikibaya cyiza kabisa. Iki ni ikibaya cyiza hakuzwe hasa nk'igitarama hari ahantu ubonye igitarama rwose yibubuwe hameze gutya neza. Kibaya ni cyiza nuko inaha badahinga umuceri wagira ngo ni ahantu h'umuceri. Umuceri se hano wawuhinga bate rwose nta muceri bahinga. Ishyamba uraribona gute naryo? Ishyamba naryo ni sawa kabisa. Ishyamba nayo umuntu amaze kuyabona inanga. Hano hagizwe n'ishyamba ryinshi cyane kabisa. Ebye n'abantu badukurikirana bavuga yuko ari ishyamba ari amazi. Icyo kintu cya definisa kuri Norvege kabisa. Ukuntu hitereye ukuntu nyine. Ariko hano mabonye ibintu by'ibyapa by'amafi mbonye hashobora kuba hari amafi abantu benshi baza kuharoba. Buri mazi yose hafi yose harimo amafi. Ubundi gute tugura amafi?
uragira ngo njye guhera abayorobye se barye tukaza kuyaroba. Okay, uzagura indobano ugize udobe kuroba n'ubuntu bose baremerewe. Tubone gute tugura amafi ahantu ho kuroba. Uzajya uzurobe. Ariko ntago umuntu yayakurobera ngo yaguhere ku buntu. Keretse ari umuturanyi wawe inshuti yawe. None urabona ko twatangiye kugera ahantu hatuwe. Ariko nyine ahadatuwe muri Egersundi niho hanini. Mu nzira ihajya ariko nta nubwo turanahagera rega Egersundi. Harabura iminota 10 yaze ko tutarahagera. Ntabwo turahagera neza kabisa. Ariko turi muri quartier yaho ariko ntabwo turagera muri centre yaho. Ahangaha nako tukibereye muri quartier y'abahinzi n'aborozi. Cyane rwose. Abahinzi n'aborezi bituriye kuri kaburimbo sha. Siko naje gusa ahubwo uvuze kaburimbo tunyotsa ari comment nabonye y'umuntu avuga ngo ibitaka byabise umweru. Siko nanjye kuko naje gusanga ari byo. Ubutaka bwo mu nzira ahantu ho kugenda bisanzwe atari mu murima. Nabonye wa mugane nanjye nibwo ntabwo ari ibitaka biriye. Ni gravier. Baramenye mutubuye nyine. Kubera kugira ngo nyine neje niziza ntihazajye hagira. Ako muri no quartier twaje menya bayikundira intama. Dore inka ni nkeya tubonye ariko dutangiye kuzibona. Hano twazitangiye. Ariko ubundi handi tubona inka gusa intama ni gake cyane twazibonaga. Baracyasarura ubwatsi. Reba stock bagiye gukora y'ibyatsi by'inka bya winter sha. Niyo mpamvu inka zanga zihora zishisha. Ntabwo zibura ubwatsi kabisa. Yashaba bakoze stock kabisa y'ibyatsi. Umwaka wose zirya ubwatsi. Niyo mpamvu amata yazo aba aryoshye. Cyane kabisa. N'inyama zaho zose n'umse ziryoshye kabisa. Inyama ni ibisozi kabisa. Zo ziba ziryoshye. Akuntu zitaryoha. Reka none ureba kano kapa Egersundi Komine tuyinjiyemo noneho. Ayibonye Egersundi Komine. Batagira ngo izina turarihimba. Yes. Aha. None ideni ryanyu ndaryishyuye. Tagira ngo izina turarihimbye. Bazisome Egersundi Komine tuyinjiyemo noneho. Ako kwinjoyinga ngo kavuga ako kazina. Hoye ariko sako ni ibisanzwe ibyo wana. Uzantu hitwa gutyo ni henshi hano. Tuba twarabihangije twarabirenze. Ubu kanya abantu bavuga tubwo mutangiye kutubwira ni urukoza soni. Oya ntago ari urukoza soni. Se ahantu hitwa gutyo. Rero niyo mpamvu ishe niriho no kugira ngo tubereke yuko hari n'ibintu twita ibishego mu muco nyarwanda hano bisanzwe rwose. Izina nyine ni izina ritewe n'ururimi rw'ahantu. Izina. Noneho tuyinjiyemo kabisa. Naho nibarebe no igihugu cyanga gituye n'abantu miliyoni 5 n'igice gutyo. Igihugu cyose hari komini idatuwe n'abantu igihumbi. Bagize bakanga abimukira nibo boroshye ngo bazi batazabatwara. Aha. Sinzi abantu nigeze kumva bavuga ngo babonye filime ngo y'aba Viking. Ahubwo nyine nta kindi narenza. Nizo filime ziri muri filime ziryoha kabisa. Ntago ibintu byo kuvuga ngo barazana bimukira baze batwara igihugu cyabo nibishoboka bya rwose ntago byakunda. Ahubwo bahora babikomeza akazi ubu nibazagera bakabura abakozi. Bizagorana bakaze nibababuze. Kuko bagakwiye kujya bashaka abantu baza kubafasha gukora imirimo. N'ubundi ni bakeya. Ubundi ni bakeya. Nose muri Amerika ho ntago bafite ikibazo cy'abakozi byabujije Trump gushyiraho itegeko ryo kuhabakura n'abari bariyo. Uzinyanya n'amapome byaboreye mu mirimo byabuze ababisarura muri Amerika kubera iriya tegeko Trump yashyizeho. Hatari. Ntago barabikora batitaye no ku ngaruka bari buhure nazo nyine. Imisozi y'ibibuye kabisa. Cyane kabisa. Yep. Ubu harimo umuntu uri mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu uri kwibaza ati baza nk'umuntu utuye hariya hasi bamwe kumwe basanzwe bavomeye bajya kuvoma nko kwiriba. Akibaza uburyo no misozi yayiterera biramutse bibaho nuko hano nyine bitaba. Amazi hano bari mu nzu. Amazi hano bari mu nzu kabisa. Rumuntu yigeze kubona bivugaho ngo tumwereke ahantu bavoma. Aya hano bavoma mu nzu wana. Nabonye n'inzu zanga hafi ya zose nta muntu uba ufite ngo ijerekani cyangwa ibase mu rugo. Nabonye turazifite. Leta yasohoye itegeko ridutegeka aho twese tugomba gufite amajerekani arimo n'amazi kwanza. Ngo ni case intambara itangiye ngo twe twiteguye dufite amazi yo kunywa. Ufite ubwoba. Yep.
noneho aya mazi yo noneho ndabona ari sawa kabisa. Ahangaha ariko hasa noneho nk'ikarongi. Ni nk'akarongi kabisa, ari umuhanda Karongi ariko ntabonye amafoto. Ari umuhanda mushya bakoze witwa Kivu Berte, uzenguruka Ikivu uvuye Karongi ugira Ubavu. Hano uri mu mihanda iryoshye kabisa no kuyigenda murawinjoyinga nawe. Urumva ko harimo amakorosi, ubuzenguruka amazi ukayaca hejuru akakuryohera koko. Hano amazi tuzayabereka bagire ngo twasaze. Niyo masa kabisa. Uzajya bumirwa. Ubundi abadiaspora baza mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu bababwira ati ubuzima bwabo bumeze bute, namwe mujye no mubona ibyo muvuga cyane rwose, mujye muganira nabo namwe mubibona mubizi ya atari ukubyumva mu gicuku, atari ukubwira umuntu ngo hano hantu hameze gutya babikubwira mu magambo gusa. Yani bajye baza tubatembereze badushyigikira, ariko namwe mushyiremo imbaraga mu dupushinge byibura 1,100 sabu uyu mwaka urangire tubifite rwose. Turabinginze namwe, bisaba ubwitange, bisaba imbaraga nyinshi, namwe mudushyiriremo imiyaga, mutwereke urukundo, mu bisharinge. Muntu ubonye ikiganiro uri mushyashya hano rwose utarakora sabu, ntugende utayikoze kuko ahandi tuzabatembereza naho ni heza kandi nta rungu muzagira muri kumwe natwe. Nureba ikiganiro cyacu wihangane ukirangize, nubonamo amapublicité wihangane we kuyakuramo, we kuyaskipinga. Muduhe support rwose, ndogobe mugerageze. Urabona cyapa kigiye hano, uyu muhanda ujya Stavanger, uyu nguyu ugiye Egersundi. None Stavanger ho basanzwe bahaza, tukunda twarahaberetse kenshi. Ngubu noneho turi hafi kuhagera. Kuko bamugani nanjye bamugani muri comment njya mbona bavuga bati nta bapolisi bari mu muhanda. Reba igihe cyose dutwariye nta mupolisi turahura. Byibajijeho di mu gihe twagendeye ko tutarahura n'umupolisi nawe wigiriye muri vacances. Nabo baragiye muri vacances bafite nawe uburenganzira bwo kujya. Akoze ko nabonye kamera za nazo zikorara, kamera ubwazo zakwirangiriza. Ubwo bashyiraho kamera bundi bakigendera. Ya makamera nayo nabonye ubwa yagutanga kabisa. Ahubwo kamera zanga nta byadanje kabisa. Ko se hari ifoto ikubwira ngo imbere yawe hari kamera. Guha warning. Guha warning utarayigeraho kabisa. Ariko none ubushyuhe uri hano ni danje, harashyushye uyu munsi kabisa. Dore abana umuryango wose wagiye gutembera ku magare sha, papa mama n'abana rwose, n'agahinja bari bafite mama wako agahetse ku igare. Akagare karyoha kubi, kuzenguruka ino nyanja ku igare ni ubuzima bwiza, uruhuka mu mutwe neza kabisa, ndawumva mu mubiri umeze neza rwose. Noneho n'ubwato abandi bafite amato yawo, abona nabo basohotse uyu munsi kabisa. Abazungu bari enjoyinga koko. Bafite nature ariko bazi no kuyikoresha, bazi kwibyaza umusaruro, bigatuma bibafasha gukira indwara za depression n'iki. Hano utatembereye nta kuntu depression yakwica kabisa, wese ko babaho bonyine, usanga umuntu n'abantu benshi baziranye cyane rwose. Hano ni ukubaho wenyine na famiye, hari ukuntu ubugira nka famiye kuko hari abantu bimuka, ntago aho wavukiye ariho uguma, kuko urahakurira hanyuma ukagerayo ugasaba ngo kwiga muri university bakabagutwaye kure y'umuryango. Ubwo rero icyo gihe irungurira kwica, wowe wimukiye ahantu utazi, udafite inshuti, udafite iki, irungurira kwica bya hatari. Tuzi twahangaho tuba twibereye hejuru ku misozi. Mu gihe nyuma ya covid ikimara kurangira, abantu benshi basubiye iwabo. Nivuga ngo wari waraje kwiga yarakubititse, bavuze tuguma mu rugo, aravuga ati niho nabonye agaciro k'umuryango, natashye. Nyuma ya covid barataha. Kugira abantu mubana nago umuntu yamenya agaciro binganya. Urabona hano hantu noneho twageze ahatuwe noneho muri Egersundi kabisa. Abantu bari muri Afrika ni ikintu bakinjoyinze kabisa. Famiye muzinjoyinge guys, imiryango yanyu muyisure muyikunde kabisa, hano biba bikomeye.
kugira ngo ubone n'umuntu uguha yambu rwose ni ikibazo cyane rwose ikibazo kabisa rero nabonye bandika ngo ariko abantu babo ntago bakundana kunyera naho nta no gusuhuzanya ntago ari uko nguko bimeze hano buri muntu wese amenye ibye ntago ugenda usuhuza abantu ko ubonye kuko hari n'abatabikunda basuhuza se bakwitayeho babona uri kubinjira mu buzima kandi ntibabikunda ari mu biki babikunda rwose hano buri wese amenya ibye yandi muba muturanye n'umuturanyi utazi n'izina rye utazi n'inzu y'ukuntu mo imbere hasa kandi inzu zifatanye cyane rwose n'utubaraza dufatanye hano umuco noneho gusura umuntu wakarandevu kuvuga ngo uramubwira ati muzamuhari muri weekend ngo nzabasure yakubwiye yego akakubwira isaha ya dina y'amasaha barya dina ni saa 11 hano bose barabizi kakubwira mbere cyangwa iki ugumenya kuri bugende mugasangira dina hari iki yakubwiye ati uze nka saa 1 umenya ko muri busangire cafe nyine donc ubizi hano ntago ari kugenda uvuga ati sindi burye ndarya kwa runaka harige rwose ujye akaguha cafe ubundi mukaganira wicaye bamaze kwirira yes mukaganira ariko imwe mu mico n'abanyanga itangaje n'ukuntu gukorana n'umuntu nta nimero ze za telefone ufite ubundi nimero ni ibintu biri private njya mbona n'abantu abakunzi banjye bahangaha famiye yacu atembera na Roseline bakunda kumbwira ngo bashaka nimero yanjye reka mbabwize ukuri ntago ari kuyibima kubera ubugome cyangwa kwirataho ahubwo nimero yanjye telefone nyikoresha akazi gasanzwe katari akangaka ka social media rero ntago nabivanga mbivanze nacanganukirwa ahubwo umuntu ushaka kunyandikira kumpamagara ushobora kwandika kuri Facebook ushobora kwandika kuri Instagram na TikTok nyine tugakomenta cyangwa se mushyire muri comment ndazisoma kandi nkazisubiza nshobora gukora n'ikiganiro ngamije gusubiza gusa comment zanyu nabo barabizi ko murabizi ko mbakunda cyane ariko ntago nashyira nimero ya prive hano kuko nyikoresha ibindi bintu hari akandi kazi nyikoresha so n'abambihuje biragorana hari igihe byazivanga ugasanga n'akazi karapfuye cyane kubera ko hano nabonye ibintu by'ama message menshi akenshi message zari yakazi ukajya kuyita ubicekinga zibaye nyinshi biragorana ushobora kugucanga ariko bajya bandika na inbox bisanzwe no kuri social media Instagram Facebook na message isanzwe nta kibazo umuntu arayibona cyane rwose kandi arayisubiza bihangane kabisa ntago ari ukuyibima mba numva hari umbwira ati hari ikintu ushaka kukubaza ntashaka kukubariza kuri YouTube ariko nanjye ntago ari nge mwihangane murano ko turi kubatembereza noneho muri centre hagati turange tw'umweru muri centre hagati ya Egersundi ndabona hano hantu ari neza nanjye n'ubwa mbere nje muri centre yaho ndabona kabisa ari heza cyane ahubwo nawe ikindi kintu mbonye gitandukanye kino komine n'izindi komine nuko mbonye utuyira two muri centre hagati ho yemeramo imodoka hari andi makomine menshi nabonye ahantu turi kunyura n'imodoka batabyemera rwose cyane hano bashyize igorora ku muntu ushaka kuhatembera atarahazi kugira ngo turebe nyine urabona nk'umuntu haje bwa mbere ntabwo wahita uvuga ati tuve mu modoka tugende n'amaguru ntabwo ubuze aho ujya nyine ni harehare bingana gute urumva rero ushobora kugucanga byagucanga kabisa byagucanga rwose amazu ni sawa kabisa cyane ni heza hano hantu ni heza hano aka gakorodoro urabona ukuntu ari keza barabyoroheje ku buryo umuntu ajyayo rwose polisi ni ukugenda ibiro bya polisi ni hano ni hano iyo nyubako iri aho ngaho turi kubereka ni polisi ikoreramo nari nabibonye ku cyapa handitseho ngo polisi sinabyitaho inshuti zacu murabona rero ko tubazengurukije umujyi wa Egersundi ibiro bya polisi ngibiri na hafi twavugaga iri hafi y'amazi kabisa ibintu byinshi ubundi hano niba biri hafi y'amazi ibintu byose ariko birasekeje ukuntu iyi polisi yaje kubaka hafi y'amazi ariko nabonye ni ya Christian Sanders ari uko nguko rero wasanga ari uko hano hantu wenda urabona tuno duhanda tugiye turi ku ruhande ni ukuvuga ngo iyo uhuye n'imodoka hari iri kuza uhita uyibererekera hano kuko hano ni umuhanda w'imodoka imwe hanyuma mwese mugahita mutabangamiranye ni ukuhita wihengekaho hejuru kurira yashyizeho utuntu two kwihengekaho kabisa
ariko wewe tubonye uriya muntu mpita mbona impamvu abaza ubu ngubu turihengetse twebwe kugira ngo kubera ko abarimo baraza bavariya nibo badafite aho kwihengeka. Ya discipline nyamvuga ahangaha nta bintu byo kwimana inzira n'ibikita ariko ko n'ubundi utazayikorera ngo uyijyane. Ariko murabona ko abantu basohotse bari hanze noneho iyi ni centre reka tubazengurutse centre ubundi tubasezere. Ariko uyu mujyi wubatswe mu buryo bwo gushaje, nicyo kintu nkundira ibihugu by'i Burayi, umuco wabo bawugumaho. Niyo bavuguruye amazu ntabwo basenya nyine ka kantu ko gusaza kwaho nyine barakagumishaho kabisa. Uwangaha ni amaresitora, ahanga dore kuri banki imbere yacu Spare banki ari banki kabisa. Urabona hano rero umuntu araza ni muri centre, urazwa gaciringa ukirebera hano reba Fiske boutique restaurant, hari restaurant y'ifi y'amafi. Cyecuru yigendera gake nuko n'abakecuru b'abazungu baba bafite imbaraga none ubuzi siporo abakora abagenda n'amaguru cyane. Tuzo turi hariya hejuru ariya mazu ari hano hejuru kuri no musozi ariya mazu kanze tuyarebe byo barakoze umuhanda ugerayo. Ikintu kiba kigize ariko ndabona kabisa ahangaha yo anayi ni centre nziza cyane tuyitembere. Murabona na hahandi twagiye mu mijyi ikomeye iki murabona se hari itandukanyirizo rya danje. Hano twese tubayeho kimwe. Reka rero mbabwire guys ikindi kintu, hano buri muntu wese utuye muri Norvège tubayeho kimwe, turya ibiryo bisa, twambara imyenda boutique tugurira mu zimwe, ibyo kunywa ni bimwe. Ntago wambwira ngo utuye muri Roseline uzunkanga oya niyo naba nituriye mu cyaro bahinga gusa nanjye mbayeho uko nshaka. Hano buri muntu wese abayeho uko nyine ubuzima burangana kabisa. Nabonye by'amaboutique aramwe n'ubundi n'imyambaro n'ibiribwa hafi ya byose ari bimwe rwose. Abantu rwose ujye wumva ngo umuntu atuye Egersundi kumva ngo haraciriritse. No ni ubuzima bumwe, twese tubayeho bimwe, uburinganire. Hano ni uburinganire bukora kabisa. Ano mazu ni meza pe. Ahangaha rero niho mu mujyi witwa Egersundi bavuze. Utarubizi rwose avuga ngo ntibibaho. Ahangaha niko bimeze kabisa. Nano uze turabazengurukije umujyi barawubonye ukuntu uteye, barebye amasantre y'ahangaho ukuntu ateye atandukanye nayo dusanzwe tubereka cyane rwose. Ariko twongere tubibutse kuduha support guys, mutwereke urukundo, ntujye twumva turi twenyine ngo tuve ngo twakoreye iki ikiganiro gisohoka mu tubabare mu kirebe mu gisharing nyine urukundo rwanyu turubone. Egersundi Loduse iyi ni komine yaho nyine aho ibiro by'umurenge wabyo kabisa. Niho gitifu waba niho gihe gitifu nk'ibyo mu Rwanda nyine. Ubwo nyine wahanga ukuntu bamwita ngo niho akorera. Indabo barimo barataka amatara urabona ko rwose mbazengurukije umujyi wose kugira ngo mwihere ijisho ibyo mwibazaga byose. Mwavugaga ati umujyi wahangaho umeze ute, wawubatse ute, nuko nguko centre zose ziba zimeze. Abantu twatangiranye umujyi ukomeye umujyi mutoya, nuko nguko centre zose ziba zimeze. Abantu twatangiranye bagiye babibona uburyo twaje ahantu hamwe na hamwe n'abantu bahatuye ari ibisozi gusa, banabonye ko dusoreje ahantu hatuye abantu none cyane kabisa. Barabibonye nuko twageze no muri centre nyine ahantu abantu batuye cyane rwose. Murakoze rero guys, ndabashimiye cyane mutwereka ko muri famille nziza y'umuryango w'abatemberana na Roseline, kandi biratunyura nkora mbivuga. Ndabasuje aho muri hose, ndabashimiye aho muri hose. Mwakoze gutemberana natwe, mwakoze kubana natwe. Imana aho mugisha uri naho ubutaha. Bye bye.